Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, muri kumwe na Karengera Augustin kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki 25 z'ukwezi kwa munani. Uyu munsi rero twongeye guhura ngo tuganire nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Hakaba hari ikiganiro ngira ngo mbagezeho. Nk'uko musanzwe mumenyereye rero mu Rwanda, Abanyarwanda dukunda gukoresha imigani, hagiye dukoresha imigani. Burya kenshi ngo umugani ugana akariho. Abanyarwanda kenshi kugira ngo basobanure neza ibintu byabo bakunda kuvugira mu migani. Hano rero ku Mwirongi dukunze kuvuga ku bijyanye na politike y'igihugu cy'iwacu cyane no ku mateka. Uyu munsi rero tukaba tugira ngo tubaganirire ku mugani w'umwega n'umunyiginya. Kera habayeho umwega akaba yaratunze inka imwe kandi nayo idashimishije, ntabwo ari inka y'umushisha koko. Ubwo hakaba hari n'undi muturanyi wari utunze ishyo ry'inka, akaba yari umunyiginya. Noneho ko umunyiginya amutambutse iruhande n'ishyo rye, yagendaga amuseka. Ibyo rero byaje gutera umujinya uwo mwega. Ya nka imwe yari atunze arayigurisha, nuko acisha inzigo. Amaze gucisha inzigo, urwango rw'umwega n'umunyiginya rutangiriraho. Umunyiginya yagiye agirana ibibazo cyane n'umwega kuko ingoma zagiye zitambuka. Tugarutse mu bihe bya vuba, twibuka ubwicanyi bwabereye ku Rucunshu. Ku Rucunshu baricanye karahava, aho Abakagara bibasiraga Abanyiginya, nuko umwami wariho icyo gihe yarishwe, yitwaga Mibambwe Rutarindwa. Icyo gihe rero Abakagara bahise bafata ingoma, nuko bimika Kanjogera, niwe wahise ushyiraho umuhungu we Musinga. Ubwo afashwa na ba nyirarume mu gutegeka ubwo butegetsi. Ubwo rero ibyo byarakomeje, nubwo mu mateka havugwaga byinshi, hari na benshi bavuga ko Musinga ashobora kuba atarabyaye na Rwabugiri, ahubwo ashobora kuba aravutse kuri ko Kanjogera yamubyaranye na musaza we. Havuzwe byinshi ariko nta kuri guhagije dufite. Ubwo rero ubutegetsi bwabo bwakomeje kuzamo ibibazo kugera muri 59 bahunze. Tugarutse rero kuri uwo mugani twari turi kuvuga w'inzigo hagati y'umwega n'umunyiginya, ntabwo byarangiriye aho. Burya baca umugani bakavuga ngo Abatutsi ntibasangira amata, ahubwo basangira amaraso. Mwaje kubona ko habaye intambara yo muri 1990, batera u Rwanda, bica perezida wari uriho, bafata ubutegetsi, ariko byarabananiye gusangira ibyo byiza by'igihugu. Babirwaniyemo nk'imbwa zirwanira mu mayezi, nuko bamwe barahunga. Abatutsi benshi barahunze, nuko Abega basigarana ibyo bicuba by'amata, babinywa bonyine. Ntabwo byarangiriye aho rero, baje no gukurikirana Abanyiginya aho bagiye bahungira,
mwarabibonye ibyabaye muri Afurika y'Epfo. Biriya rero ni ibikwereka ko inzigo yabo itigeze ihagarara. Isomo rero tugomba gukuramo muri biriya, ntabwo ibyo bintu byabo ntabwo bigomba kuturangaza, kuko biriya bintu ni mchezo wa ndani. Bariya bantu iyo bashaka kutwikiza bishyira hamwe, kandi mu by'ukuri twese turi Abanyarwanda. U Rwanda tugomba gusangira ni urwacu twembi twese. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ibyiza by'igihugu bigomba kwiharirwa na bamwe. Niyo mpamvu rero bakoresha uko bashoboye kugira ngo bigizeyo bamwe, noneho basigarane ibyo byiza by'igihugu. Usanga rero hakoreshwa amayeri menshi kugira ngo bamwe bazahera ishyamba. Niyo mpamvu rero tutagomba kurangazwa no kuvuga ngo aba bantu ngo basubiranyemo, ngo hari ibibazo hagati y'aba n'aba. Ibyo bintu byabayeho kuva na kera. Niyo mpamvu nabaciriye umugani w'inzigo iri hagati y'umwega n'umunyiginya. Ibi byabayeho, ariko buri gihe bahora basubiranamo, bakongera bagahura, kandi bagahura bari kwikiza abo twita abateruzi b'ibi bintu, abo twita abacakara. Niba koko Abanyarwanda barabayeho imyaka irenga 100 ari abacakara, bahakwa, guhakwa niyo majyambere yari ariho icyo gihe. Umuntu yarahakwaga, yakumva ananiwe agasimburwa n'umwana we. Nuko byagendaga. Iyo wabaga utabonye uguhaka, wumvaga hari ikibazo gikomeye. Ibyo rero byo ni amateka ya kahise, ariko nabo bagombye kumva ko ba bantu bageze aho bajya mu mashuri bariga, bakora impinduka nk'iyo duharanira uyu munsi, abaho impinduka muri 59, bagombye kuyumva, bakumva ko yabayeho, kandi bagombye no kumva ko hari indi igiye kubaho mu minsi iri imbere. FPR rero yitegure ko hari indi mpinduka igiye kubaho, kubera ko ibimenyetso bihari, hari ibimenyetso byinshi bigaragara ko hagiye kubaho impinduka. Nubwo bakoze ibishoboka byose, ariko ntabwo bazi aho iyo mpinduka izaturuka. Ariko ibimenyetso turabibona ejo cyangwa ejo bundi bakora ibishoboka byose kugira ngo bagumane ibyo byiza by'igihugu bigume mu gatsiko k'abantu bamwe. Ariko uko bizagenda kose, FPR igiye guhima mu minsi iri imbere. Hari abantu rero benshi batumva urugamba turimo, twaba dutunze urutoki ku bantu bamwe na bamwe barwanya iyo mpinduka, bakavuga ngo duciye nk'amabere. Abo bantu ese ni kuki bo batajya kuri radiyo ngo banenge cyangwa bamagane ibyo abandi bavuga bitari byo? Kuki batinya kujya ku maradiyo? Bajye baza ku maradiyo babisobanura, bavuga ati hari abavuga ibi n'ibi yenda birwanya iterambere ry'igihugu, abo tujye tubabona, ariko ntibakajye bajujura ku ruhande. Nibahagarare ku maguru yombi, bavuga ibitagenda. Niba yenda opozisiyo yo hanze iri kuvuga ibintu bitagenda, niba bo bumva ko harimo amakosa, nayo bajye bayakosora, bibe ibintu bigaragara. Yenda hanabaha urugero uburyo kenshi Abanyarwanda bamwe mwibeshya ku bintu. Mu Rwanda hari umugabo bita Generali Rwarakabije, yagiye yohereza abantu benshi cyane baza hano mu Burayi,
abo bantu rero benshi bagiye binjira muri opozisiyo. Kenshi rero n'uyu munsi abantu baracyabibeshyaho, ugasanga umuntu ngo agiye gukora diporomasi akajyana n'umwana wa rwarakabije, ejo ukumva ibintu FPR ibitangaje na ba nyir'ubwite batarabitangaza. Ibyo bintu nagiye mbyibonera inshuro nyinshi. Niyo mpamvu rero urugamba turimo abenshi ni mu rusobanukiwe, ahubwo abantu badutera amacumu ni benshi, ariko tugerageze gushyira hamwe, tugerageze gufatana mu nda kugira ngo tubashe kwigobotora ino ngoma ya FPR. Maze rero ntabatindiye, reka ngarukira aha, ubutaha nzongera mbashakire yenda ikindi gitekerezo kirimo umugani kugira ngo tubashe kugenda twumva neza uko ibintu bimeze. Saba murakoze, icyumweru cyiza.